ibyo bintu rero ahubwo ni ukwamamaza uburaya, sibyo? Ni ukugira ngo abagabo batinyuke, kandi abagabo nta soni bagira n'ubusanzwe. Abo babihemu batinyuke, batangire bishore mu twana tukiri dutoya, batangire bangiza hazaza h'abana. Erega kwangiza hazaza h'umwana ntago ari ukuba wamubyaje. Sinibuze impamvu ababyeyi urumva bagira isoni zo kuganiriza abana babo, ntibagira isoni zo kwambara ijipo zigera munsi y'ikibuni imbere y'abana babo. Ikibazo ntago ari abana, ikibazo ni ababyeyi. So ngiye cyo numva ababyeyi bige kuganiriza abana babo, leta nayo ishyira imbaraga mu campaign, urumva, akumira ibyo bintu, and then bakora ubukangurambaga haba mu madini, mu mashuri, mu midugudu, urumva. Urebe ko nyuma y'imyaka 10 abana batazaba bari ku murongo. Naho ibyo kuboneza urubyaro ni ukuri kw'Imana, abana baratangira kubi indaya ku myaka 16. Ikaze kuri La Belle TV show. Banje gushimira mwe mu nkunda, munshyigikira, ari mwe mwakoze subscribe. Mwe niyo ntakoze mumbaza impamvu nta nyine ntari gukora, maze iminsi nyine ntameze neza. Utarakora subscribe nawe nakore subscribe, muraba agaciro kuba mbafite, muri bake ariko bake beza. Ndifuza ko muniyongera, ariko nabo mfite ndabashimira. So stay tuned. Rero maze iminsi nyine ntari gukora cyane iki, kubera ko ndi gushaka kugenda mpindura ama content. Ntago ngishaka kwinjira mu bintu by'amatiko iki, ntago nkibishaka. Nshaka no kujya nkora ibintu bizima nyine, like bizima. Ntago nshaka kubabaza abantu uko nasanze ngira amagambo afite ukuntu mushobora kuvuga ikintu nkakubabaza. So uyu munsi nshaka ko tuvuga kuri bino bintu maze iminsi numva bavuga ngo kuboneza urubyaro ngo ku myaka 15. Njyewe cyambere cyo nkarabere mbivuze mbihagazeho, nanabisubiramo, njye simbishyigikiye. Njye ntago nshyigikiye kuboneza urubyaro ufite imyaka 15. Ubundi ntekereza ko kuboneza urubyaro iyo ni systeme yaje kugira ngo abantu babyara abana bakeya, cyangwa se babyara abana bashoboye kurera. Ndabeshya? None ni gute uzafata umwana w'imyaka 15 ngazaboneza urubyaro kandi atarabyara umwana n'umwe? Iryo ni hohotera, I think ari hohotera. Icyo gihe noneho abagabo birirwa basambanya abana hirya no hino babafata ku ngufu, n'ubu ngubu babaga banatinya kubikora. Yego ndabizi hari abana bahohoterwa pe benshi, ariko leta y'ubumwe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikumire ibyo bintu. Naga imibare yiyongera cyane, harubwo yiyongera cyane. Nago tucyumva abana ngo babyaye ngo bafite imyaka 12. Nago bikimeze nka mbere. Byanga byakunda byashyizwemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bikumirwe. No mu bubari kwinjiramo utujuje imyaka iki, ibyo byose byashyizwemo intege nyinshi cyane kugira ngo bise nk'ibikumirwa. Ndatekereza ahubwo leta yagakoze ibyo, yagakomeje gashyira imbaraga muri ubwo buryo, kuruta kuvuga ngo ufata umwana ajye kuboneza urubyaro afite imyaka 15. Kubera yuko iyo aboneje aboneje urubyaro ku myaka 15, babagabo nabo batajya batinya kuryamana cyangwa gusambanya cyangwa gufata ku ngufu babana bataruzuza imyaka y'ubukure. None hazajya avuga ati ni ukwita kubaza, si ibintu biri simple se wagiye murona po n'umwana uzamuhaye neza, azajya bumva ko gukora imibonano mpuzabitsina ari ibintu bisanzwe cyane, ari ibintu byoroshye, ari ibintu biciriritse, ari ibintu bidafite icyo bitwaye. Urumva? Noneho bajyaga banatinya n'izo nda, yatinyaga no gukora ibyo bintu kugira ngo adatwita. Ubu noneho bazaba bamuhaye go ahead. Ikindi kandi ngiye ntanemera, deje umwana w'imyaka 15 nta n'uburenganzira uba ufite bwo kugira icyo uhindura ku buzima bwe bwite, sibyo? Ndatekereza igikwiye gushyirwamo imbaraga cyane nuko ababyeyi bagakwiye kuganiriza abana babo ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urumva? Bakakuganiriza nta byo gushyiramo isoni. Urumva? Umubyeyi akarema ubushuti hagati ye n'umwana we, kugira ngo niba hari n'uwaprochinze umwana we, nimba hari n'uri gutereta umwana we, nimba hari n'utumesaje runaka cyangwa udupapuro runaka umwana arimo arandikirwa, abe yisanzuye kuri nyina kuba yamuganiriza ibyo arimo aranyuramo. Urumva? And then mama wakumire hakiri kare. Siniyumvisha umubyeyi uzafata umwana akamushora akajya kumuteza mu cyo gishinge cyo kuboneza urubyaro, niba ari igishinge, niba ari agapira, niba ari ibinini, bitewe wenda n'ibyo banzuye gukoresha cyane ibyo bazanzura ko abo bana b'imyaka 15 bazajya bafata, sibyo? Ndatekereza uramutse umufasha ukajya kumushyira muri ibyo bintu agifite imyaka 15 kuri 25 akarongorwa kuri 30 akarinda ageze 30 atarabona iki
urubyaro deja niwe uzaba ubigizemo uruhare, sibyo? Kuko niyo Imana yaba yari yaranamuremye nkaho nta rubyaro azigera abona, azagushinja ko ari we wamushyize muri onapo akiri mutoya. Turi kubyumvikana, akiri muto, noneho akaba ari we wamwangirije ubuzima, akaba ari we wabaye intandaro yo kugira ngo atabyara. So ngenda atekereza icyo ntekereza, hagakozwe ubukangurambaga, sibyo? Abana bakigishwa haba mu bigo ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere. Urumva harya babyita ubuzima bw'imyororokere ubuzima bw'imyororokere bagatangira kubyigishwa mu mashuri ariko mu buryo bwimbitse. Urumva n'ababyeyi bakaganiriza abana babo ibi birebana n'ubuzima bw'imyororokere mu buryo bwimbitse. Noneho wenda guverinoma ikaba yashyiraho nko muri mu mirenge, mu mirenge ahubwo nka kuno bavuga ngo tugoroba tw'ababyeyi, inteko y'abaturage. Noneho hakaba hariho inama zigenewe babana guhera ku myaka 15 kuzamuka, sibyo? Hakabaho amanama yabo buri gihe ku mugoroba cyangwa kwa gatandatu mu gitondo, bitewe nuko baba babishaka, bakabaganiriza. Urumva bakazana abaganga, bakazana inzobere muri ibyo bintu, bakaganiriza abo bana, bakabereka icyiza cy'ibintu n'ikibi cy'ibintu, sibyo? Bakabasobanurira ko iyo kwifata wenda bikunaniye, sibye yuko umwana watojwe, waganirijwe akiri muto, ntabwo kwifata bishobora kumunanira. Kandi umwana w'iminsi sari tayari se, umwana wo muri iki gihe aba ari tayari, abafite ubwenge, wamwicaza ukamuganiriza kandi akakumva. Ntibinateye isoni. Sinibuze impamvu ababyeyi, urumva, bagira isoni zo kuganiriza abana babo, ntibagira isoni zo kwambara ijipo zigera munsi y'ikibuni imbere y'abana babo. Sinibaze impamvu umubyeyi ashobora kugira isoni zo kuganiriza umwana we ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere. Iyo umugabo agukozeho, iyo umugabo atangiye kugutereta, iyo muryamanye, ibivamo. Urumva, sinzi impamvu mubura umwanya cyangwa se muterwa isoni no kuba mwaganiriza abana banyu ibyo bintu, ariko ntimuterwa isoni no kuba mwakwinjira mu ngo zanyu mwasinze, cyane muterwa isoni no kuba mwamara ijoro ryose mutararanye n'abana. Sibyo byeze se? Wibahetse barimo arigisha mu mugongo. Niharamuka ntago ariko abana bose, ndabizi hari abana bakura mu miryango bakanakura neza, siko abana bose kandi batwara amada mu gihe cy'imyaka ikiri mitoya, sibyo? So ndatekereza izo ngamba ziramutse zifashwe mu madini bakabyigisha, kandi mu buryo bwimbitse, apana kwa kundi kubyigisha binyuraho. Urumva, hakagenda hakorwa ubwo bukangurambaga. Systeme barayubaka. Urumva, bagahindura imyumvire y'abana guturuka hasi. Ndabanya nashidikanya ko ku myaka 18 yajya zuza imyaka 18 abizi neza ko umugabo nta rukundo amufitiye. Turi kubyumvikana, ari ukugira ngo baryamana akomeza agende, sibyo? Ikindi, bino bintu byo kuvuga ngo abana ngo baterwe inshinge baboneze urubyaro bakifite imyaka 15 bizatera n'abandi kugumirwa. Warubizi? Uretse nkwereka impamvu bishoboka cyane bizateza ibibazo byinshi cyane, n'umuntu watanze icyo gitekerezo atari yanatekereje neza. Ntabwo musuzugwa, ariko ntiyari yatekereje neza, sibyo? Dodo, uri umugabo, nuza gutereta Rabere kugira ngo turyamane, ndi bukubwire yuko nishyura inzu, sibyo? Tanto ndi bukubwire yuko mfite nabo ntunze mu rugo. Urumva? Ariko hari umwana w'imyaka 15 uri buryamane nawe, uri bumuhe 5,000 akanyurwa, sibyo? Uri umugurira iyo telefone yayitunge gaceze, niyo yaba ataritunge gaceze, niyo wamugura iPhone, niyo wamugura Sony, akanyurwa. None ubundi ukaryamana nawe wikurikiranya uko ubishaka, sibyo? Nta kindi kintu gusaba, kuko aracyataha iwabo. Uri kubyumva? Nta kibazo nyine, nta kintu akeneye. Turi kubyumvikana? Babandi banujuje imyaka y'ubukure, icyo gihe nta muntu uzongera kubareba. Bazajya birebera iki? Utunyogwe. Si utunyogwe? Bazajya birebera utunyogwe, kubera ko nanjye singeho ngo nkubeshye, ntago nananirwa kujya ari ukurya ifi iri fresh, sibyo? No kurya ifi imaze iminsi muri firigo warya iyi.
narya iri fresh of course. Ibyo bintu rero ahubwo ni ukwamamaza uburaya, sibyo? Ni ukugira ngo abagabo batinyuke, kandi abagabo nta soni bagira n'ubusanzwe. Abo babihemu batinyuke, batangire bishore mu twana tukiri dutoya, batangire bangiza hazaza h'abana. Erega kwangiza hazaza h'umwana ntago ari kuba wamubyaje, ntago ari ko abantu bose babyara igihe kitageze ariko ubuzima bwabo bwangirika, urumva? Ariko uri bumwanduza izo ndwara zawe zo mu busaza, ni umuteye inda ndabyemera, ariko ntago ari bubure kurwara izindi ndwara, kubera ko mwakoze imibonano unprotected. Icyo bakoze bakingiye gusama, nta kindi kintu bigeze bakingira, urumva? Umwana ejo ararwara imitezi, natarwara imitezi ararwara niyo sida. Reka tubyemere ko wenda ngo nizo nshinge za sida zaje ngo nazo baba bari buzibatere, reka ibyo byose tubyemere. Ariko uzi ikindi kintu, arashiramo ubumuntu hakiri kare, arashiramo ikinyabupfura hakiri kare, sibyo? Bundi bakubwira yuko wamenye umugabo cyangwa se waryamanye n'umugabo utangira kubona nyoko nkaho mungana, sibyo? Utangira kubona nyoko nta kintu yaza kubwira kuko icyo yakurushaga no kuryamana n'umugabo, kandi ubu nawe waryamanye n'umugabo, sibyo? Uzi icyo kuryamana n'umugabo ari cyo, watangiye kumva feelings mama wawe yumva ari mu buriri, sibyo? Nawe usigaye uzumva nta kintu nyoko akurusha. Ejo azakubwira ati kuki utashyize isaha ku myaka 16 utangira ububwira turamwiyamye, subizi se? Nyese ubwo icyo gihe umuryango nyarwanda baba bari kuwerekezayo. Umwana natangira kuboneza urubyaro ku myaka 15, mu myaka 35 iri imbere, mbega ubundi abaturagihugu baraba bahari, cyase societe nyarwanda irabiharira bari yihe? Arabari yihe? Ningo ziraba zitacyubakwa, sibyo? Ningo ziraba zitacyubakwa, biraba ari ibyo bintu ni ukwamamaza uburaya. Ibyo bintu ni Imana imbabare, ariko biraciriritse. Ndabizi neza ko hari ingamba nyinshi zafatwa, cyane ko hagiye hashyirwaho n'ibihano bikakaye ku bantu basambanya cyangwa se batera amada abana batujuje imyaka y'ubukure, sibyo? Icyo kintu cyagiye gituma abagabo batinya, turi kubyumvikana. Barabizi ko kuryamana na under age ari so, urumva? Bituma hari ibintu nyine nago batinyuka, nago birekura, nago nagashobora nyine kuvuga ngo aryamane na ribu. Ubundi arabizi utwo twana batwita ribu, urumva? Aryamane na karibu kabizi neza, abizi neza ko namara kuryamana nako bikaza kubibaza ari bwisange muri ribu, urumva? Ubu babitinyaga, ariko nibatangira kuboneza urubyaro, nibatangira kubonereza abo bana urubyaro, barahita nyine batinyuka, barahita batinyuka. Byo byonyine ibi bintu biraza kuza kwangiza uburyo buzima bw'imitekerereze y'abo bana, urumva? Umwana aratangira yangirike mu mutwe, urumva? Aratangira aryamane n'abangana na se n'abaruta na se, n'abangana na sekuru n'abaruta sekuru. Aratangira yumva ibyo bintu birabishatse kugaragaza ko mu Rwanda gukora imibonano ari ibintu biraha, hari nko kunywa amazi, buri wese yabikora ku myaka yose yaba afite. Nicyo biraba bishatse kugaragaza. Njyewe rero simbyemera, ntago nemeranya njyewe n'icyo kintu. Ngenda bizi neza ko bishoboka, mu buryo bushoboka ko bafata ingamba zikakaye zitandukanye, bakora ubukangurambaga hirya no hino mu mashuri, mu nsengero, mu midugudu no mu rugo, urumva? Abana bakabakuza neza, abana bagakura. Reba byatangiye kera, uribuka kera bavuga ibintu bya sugar daddy, bya sinigurisha. Urabizi ya campaign ya sinigurisha ya kera turi abana? Icyo gihe njyewe nagendaga mu muhanda, waba uri umusaza undi inyuma nkahita ntekereza kuri sugar daddy, ubwo impamvu uri kugenda gake ndi imbere ushaka kunsambanya. Iriya system yari tayari bakuze. Umwana yakuraga atinya ikigabo kimuruta. Turi muri Gen Z, abantu b'icyenda karindwi. Nibwo bukangurambaga bukwiye gukorwa, bakongera bagakora ama campaign. Njyewe ndabyibuka iriya system ya sinigurisha turi bato. Njyewe uzi ko ikigabo nyine ni sugar mama ashaka kugusambanya, umugabo w'umusaza ukumva ko ari sugar daddy. Njyewe ndabyibuka rwose, nabaga ndi mu muhanda, wanturuka nk'inyuma uri umuntu w'umugabo kandi wenda witahiye ukuze, nkagenda nihuta kugira ngo sige nkavuga ati iki ni igishuga daddy kirashaka kunsambanya, urumva? Ibyo bintu byagize ikintu bitwubakamo. Twe twabyirukaga icyo gihe, twari turi muri iyo myaka 10 n'ingahe,
urumva twari tutaruzuza 18 twari tudafite na 16 ubona ibyapa ahantu hose. Ibyo ngibyo bifite ikintu kinini byakoze. Rero uyu muntu uri kuzana igitekerezo cyo kuvuga ngo batangire ngo baboneze urubyaro, afite ikintu kinini nawe arimo aribagirwa. Afite mwana yanjye nge wenda sinzi pe, ariko afite ikintu kinini cyane yamisinze. Afite ikintu yasimbutse, sinzi nimba ari umubyeyi cyangwa iki, ariko ntago yigeze uri gutekereza kuboneza urubyaro ku myaka 15, ariko ntago uri gutekereza imyaka 25 y'uwo mwana wawe cyangwa se y'uwo mwana watewe urushinge rwo kuboneza urubyaro ku myaka 15. Ntago uri gutekereza ubuzima bwe bw'imitekerereze. Ibaze nawe watangiye ku myaka 15 n'itandatu watangiye kuryamana n'abagabo, sibyo? Mu mutwe wawe wakuze imburagihe, hari stage wasimbutse. Urumva barimo barashaka gufata abana ngo babakure kuri level yo kuba ari abana babashyire kuri level yo kuba abagore. Ni gute ubundi nk'umumama cyangwa umupapa ni gute azicaza umwana ngo ubu rero Rabere ku myaka ya 15 ufite ngiye kukujyana kwa muganga uboneza urubyaro? Ndaboneza urubyaro gute ntarajya no mu mihango? Uziko hari abantu bagize abana benshi bageze imyaka 15 batarajya mu mihango. Ubundi se ni gute ndiboneza urubyaro ntaramenya? Ntabwo nyine umwana yakubwira ngo ndaboneza urubyaro ngo gute ntarabyara, kuko siko bose baba bafite ubwo bwenge. Urabyibuka ku mashuri baza kudupima ngo kudutera ngo niba kudukingira ngo kanseri z'inkondo z'umura, hari abana bamwe babyemeye, hari abandi babyanze. Turi kubyumvikana. Kandi kugira ngo umwana umwe abyange biterwa n'imyumvire bafite mu mutwe, undi kugira ngo abyemere biterwa n'imyumvire bafite mu mutwe. Ibaze kuganiriza umwana ngo nkujyanye kwa muganga ujye kuboneza urubyaro kandi nta mwana afite aho ngaho, araboneza iki se? Ijambo kuboneza urubyaro ni umwanzuro bwite umuntu afata. Umwanzuro barimo barashaka ngo umwana ubundi hari umwanzuro utemerewe gufatira umwana. Wari ubizi ko hari imyanzuro utemerewe kumufatira? Nubwo waba uri umubyeyi we, niyo yaba akiri mu nzu yawe, hari imyanzuro y'ubuzima bwe bwite ubutemerewe gufata, bitewe n'ingaruka bishobora kumugiraho ahazaza. Urumva njewe ndahamya nashidikanya ko ibyo byonyine ni no kuvogera uburenganzira bw'umwana. Urumva nugutesha agaciro uburenganzira bw'umwana. Sinemeranya pe, ndabizi benshi muri mwe muri bubirwanye, muri bivuge ngo Rabere gutya na gutya. Njewe I speak my mind, mvuze uko mbyumva. Nje sinemeranya n'umuntu wavuze ngo president azasinye kuri icyo kintu, sibyo? Cyo kuboneza urubyaro ufite imyaka 15 mbere yuko uwo muntu avuga ngo abana baboneza urubyaro bafite imyaka 15. Ese arimo aratekereza ubuzima bwabo nyuma y'imyaka 15? Niba uzuza imyaka 25 nyuma y'imyaka 10, deja nyuma y'imyaka 10 uwo mwana kuki udatekereza ko azamaze guhura n'abagabo 20 cyangwa 25 cyangwa 30 cyangwa 50? Kuki udashaka gutekereza ko uwo mwana azaba yamaze kugira trauma z'abagabo agenda ahura nabo? Urumva deja umwana yimubwiye ngo tugende uboneza urubyaro, tayari kuba muhaye go ahead yo kujya gusambana. Njewe nzi ko hari uburyo bwinshi ibi bintu bishobora gukumirwamo, habayeho gukora ubukangurambaga. Ayo campaign ya sinigurisha akagaruka, benda bagahindura hashtag bakavuga ibindi bintu bitewe nuko ibintu bihari. Ababyeyi nabo bakabonera umwanya abana babo, bakaganiriza abana babo, bakaba inshuti n'abana babo, bagatuma abana babo babafungukira, bakabaganiriza. Erega mwe mwese murimo muravuga ngo abana ngo barasambana, ni mwebwe kibazo, ntago ikibazo ari abana, sibyo? Utekereza ko kurera umwana ari uguhaha akarya ukishyura ishuri ukagura imyenda, menya ariko utekereza ko ariko kurera umwana ho ya hari byinshi ababitse muri we aba yabuza hashyira. Kurera umwana ufata n'igihe ukaganiriza uwo mwana. Urumva urema ubushuti hagati yawe n'umwana. Ababyeyi benshi abana babo barerwa n'abakozi, sibyo? Abadafite abakozi abana barirera. Ndabeshya se? Abana barirera kandi bafite ababyeyi babo. Bisobanuye ngo ahubwo mbere yuko hakurikiranwa uwateye umwana inda, hajyana kurikiranwa na nyina cyangwa na nyina umurera mu rugo. Ni gute se ubundi umwana asambanywa ntubimenye uri nyina? Urumva akagera aho atwita, akagera aho abyara. Uzi ko hari abana babyara umubyeyi wabo akamenya yuko umwana we yaratwite, yaratunze mu nzu umwana yaratwite, ari uko umwana yabyaye, ari uko igise kimufashe umujyanye kwa muganga kandi mwabanaga mu nzu.
uzi icyo kintu kiri gutera ibyo bintu ni ukutaganira n'abana banyu, ni ukutabonera abana banyu umwanya. Mwebwe ababyeyi mwihugiraho, nimufate igihe cyo kuganiriza abana, kandi iterambere ryaraje usanga umwana bafite telefone abazi ibintu byinshi. So ni igihe kiba kigeze ngo wicaze umwana wawe noneho umubwira ati ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye n'ibibaho mu buzima busanzwe. Turi kubyumvikana. Njyewe nigeze gukora video ndimo ndavuga ku bantu babyariye mu rugo, aba single mothers bose baranyataka, ariko bakajya baranyataka batazi n'impamvu nari mvuze icyo kintu. Urumva kubyarira mu rugo nta mugisha urimo. Urabizi neza ko abantu bose bagiye barwanya icyo kintu. Urumva uganiriza umwana ukamubwira ati kubyara mu rugo nta cyiza kirimo, ahubwo byangiza hazaza gutya na gutya na gutya na gutya. Umwana iyo ukomeje kumubwira ikintu, umwana uramudevelopa, atekereza kabiri itagira ubwoba. Umwana uramudevelopa, icyo ushaka ko umwana wawe azabamo ni wowe ukirema. Iyo ushaka ko umwana w'umunyamushiha umutura umushiha, iyo ushaka ko umwana w'umunyamahoro aba umunyamahoro bitewe na environment yakuriyemo. Umwana uzamurebe ntajya ajya kure y'ahaturuka. Imico umwana agira ntijya ijya kure y'urugo yakuriyemo. Ntago bigoye. Ni izina ry'Imana isumba byose, nagi generasiyo igoye. Ababyeyi bo bafite ikibazo. Uzi impamvu ababyeyi bameze nk'abari muri retour d'âge. Ababyeyi bameze nk'aho bari muri adolescence kurenza abana babo, sibyo? Abagore benshi bafite abana bakuze bari ku mbuga nkoranyambaga, barara ku ma live. None ugasanga nyina ari kuri live, sibyo? Urugero kwa Godfather, umwana ari nawe ari gukora mu cyumba, sibyo? N'abana bigana. Uri kubyumva? Umubyeyi arimo arambara ijipo igeze hejuru y'intege ze. Turi kubyumvikana? Umwana nawe ari busohoke mu nzu yambaye umupira wonyine. Urumva? Umugore arajya mu mapula pata yashize iminsi 2. Urumva? Umwana nabona wambaye usohotse aratavuga ati mera aragaruka hashize iminsi 2 nanjye kanca baying. Bahamagaye baramwiruka, bamutumye umubyeyi aza basanga noneho baramubwira ati yewe yicarire. Ni gute? Ntago generasiyo ari ikibazo. Abana barimo barajya gufatisha filime zuzuye ubusambanyi, ukamureka flash akayishyira muri televiziyo, akicara muri saro, muri saro akareba ubwo busambanyi, nawe ureba. Ntago ababyeyi bagicyaha abana babo, ntago abana aribo bafite ikibazo. Abana barirera. Iyi generasiyo irirera. Urumva? Umwana usanga yifatira imyanzuro y'ubuzima bwe kandi abana na se na nyina mu nzu. Urumva? Kuko bo barareba ibyo bari gutekereza ko kurera ari uguhaha, ari kwishyura minerval, ari ukwishyura inzu, batekereza ko ari aho ngaho uburere bugarukira. Ibaza aho umwana yinjiza telefone utaguze and you are not even ready yo kubaza ngo iyi phone yavuye he. Mu gihe twebwe mu rugo, njya mbyibuka mu rugo wacyuraga n'umupira wundi mwana wawe wifubitse bakawutwika. N'inkoni nyinshi cyane. Urumva? Umwana ajya ava mbere wavaga ku ishuri wageraga mu rugo saa 12 bakakubaga. Bro, ababyeyi bakubitaga abana babo. Ubu ngubu umwana arinjira saa 2. Uvuye hehe? Navuye nyine kwiga njya kubyina. Sibyo? Kubera ko abana batakinaganirizwa, sindi kugaya abakora umwuga wo kubyina cyangwa iki, sibyo? Kubera ababyeyi batakiganiriza abana, ahita yumva arava ku ishuri acera fiki abyine, arashaka kuzamera nka Divinwa, kandi niba Divine byaramuhiriye siko nundi biri bumuhire. Turi kubyumvikana no kugira ngo kandi abo ngabo bari kuri level yo kubyina yo hejuru kugira ngo hagere wenda abana gusambanyije n'ibiki. Umubyeyi araha kubera yirirwa kuri TikTok, nanjye nkeneye kubona umwana wanjye ari kwikaraga kuri TikTok. Ntibaganiriza abana babo. Ntago ikibazo ari generation, ahubwo ikibazo ni generation ni generation y'ababyeyi. Naga abana aribo bafite ikibazo. Ababyeyi baraje bananirwa kumenya ko bakuze nabo bigize aba Gen Z. Sibyo? Ama concert agiye atandukanye, umwana arayatendinga, yaciye ku muryango w'ibumoso, mama we yaciye ku muryango w'iburyo, sibyo? Nta n'uwabwiye undi. Turi kubyumvikana? So ikibazo ntago ari abana, ikibazo ni ababyeyi. So ngiye cyo numva ababyeyi bige kuganiriza abana babo, leta nayo ishyira imbaraga mu campaign, urumva, akumira ibyo bintu, and then bakora ubukangurambaga haba mu madini, mu mashuri, mu midugudu, urumva,
urebe ko nyuma y'imyaka 10 abana batazaba bari ku murongo, naho ibyo kuboneza urubyaro ni ukuri kw'Imana abana baratangira kuba indaya kuri 16 ku myaka 16. So muze kumbwira uko mubyumva. Yari Labert, ndabakunda. Ciao.